nahende ku isoko ariko ndumva bifitanye isano n'isoko ndumva ko ari ku isoko nabo ntabwo yababeshye. Ubwo bishatse gusobanura ngo urafite umukunzi cyangwa ntawe? Ndacyari gushakisha ukeneye umukunzi mu magambo make rwose. Turagukunze cyane rabaga ati ngewe ndakeneye umukunzi kandi wa mu mukunzi rwose twakundana ari muri ADPR Nyarugenge. None mu buzima busanzwe umurimo usanzwe ukorera Imana n'uwe? Nge ndi umunyamasengesho ndetse no kuri mandaririmba. Yego. Uraririmba. Hanyuma rero twatashye ubukwe. Waje mu ruhande rwande wowe? Naje mu ruhande rwa Pacifique. Waje mu ruhande rwa Pacifique. Good. Alice niwe mugende twakoranaga ikiganiro mu kanya, yaje mu ruhande rwa Alexia, none wowe waje mu ruhande rwa Pacifique. Ese mu buzima busanzwe iyo ubonye ubukwe utekereza iki? Iyo mbonye ubukwe ntekereza umugisha, ntekereza ubukwe ni ikintu cyiza. Ni ikimenyetso cy'ikintu cyiza icyo ari cyo cyose. Yego. Kuko ubona mu ko abantu barimo babishimye, nyine ukabona ababyeyi barishimye, ukabona urubyiruko rwo rugize inyota yo kuvuga ati natwe twashaka, nyine ukumva ni ibintu byiza cyane. Kavuga uti abantu barasenze kabisa. Kavuga ati Asuje mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana bane namwe ubundi abari umugisha kubana namwe mu biganiro bitandukanye guturuka hirya no hino. Anga turi ntande ni kuri Nganje official ndetse n'umukunzi official, tujya dusimbuka tukikoza hirya no hino. Rero twarangiza tukaganira n'abantu batandukanye. Uyu munsi twatashye ubukwe bwa Alicia and Pacifique. Turakwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze cyane. Amazina yawe witwa gute? Nitwa Manirahari Simeo. Manirahari Simeo, usengera hagana hehe? Yego, nsengera mu itorero rya ADPR, nkaba nsengera kuri ADPR Nyarugenge. ADPR Nyarugenge, haba amasengesho atandukanye. Uru rubyiruko cyangwa urubatse? Ndi urubyiruko. Uru rubyiruko urubatse. Hari igihe njya numva bavuga butumwa mu buzima busanzwe bajya bavuga ngo baracyari ngo bari ku isoko cyangwa se ngo bari ku isoko, wowe urahagana hehe? Ubwo nahende ku isoko. Ariko ndumva bifitanye isano n'isoko ndumva ko ari ku isoko nabo ntabwo yababeshye. Ubwo bishatse gusobanura ngo urafite umukunzi cyangwa ntawe? Ndacyari gushakisha ukeneye umukunzi mu magambo make rwose. Turagukunze cyane rabaga ati ngewe ndakeneye umukunzi kandi wa mu mukunzi rwose twakundana ari muri ADPR Nyarugenge. None mu buzima busanzwe umurimo usanzwe ukorera Imana n'uwe? Nge ndi umunyamasengesho ndetse no kuri mandaririmba. Yego. Uraririmba. Hanyuma rero twatashye ubukwe. Waje mu ruhande rwande wowe? Naje mu ruhande rwa Pacifique. Waje mu ruhande rwa Pacifique. Good. Alice niwe mugende twakoranaga ikiganiro mu kanya, yaje mu ruhande rwa Alexia, none wowe waje mu ruhande rwa Pacifique. Ese mu buzima busanzwe iyo ubonye ubukwe utekereza iki? Iyo mbonye ubukwe ntekereza umugisha, ntekereza nyine ubukwe ni ikintu cyiza. Ni ikimenyetso cy'ikintu cyiza icyo ari cyo cyose. Yego. Kuko ubona mu ko abantu barimo babishimye, nyine ukabona ababyeyi barishimye, ukabona urubyiruko rwo rugize inyota yo kuvuga ati natwe twashaka, nyine ukumva ni ibintu byiza cyane. Kavuga uti abantu barasenze kabisa. Kavuga ati rwose barasenze, nawe kumva uravuze ati nanjye koko niba nsenga Imana isubije nyine nanjye nkakora ikirori ngiki byaba byiza kurushaho. Yego. Iyo urubyiruko cyangwa se nkawe Simeo iyo witegereje ubukwe mu by'ukuri hari nk'ukuntu ari umusore twaganiriye mu minsi yatambutse arambwira ati ngiye ubundi iyo mbonye ubukwe tibita numva hacamo nk'amezi abiri nkahita mbukora. Wowe utekereza iki? Birumvikana cyane umuntu yumva yabukora ariko nyine nuko aba akiri imbogamizi. Ariko nukuvuga ngo iyo ukiri mu bwoko kanya uba wumva nawe rwose icyo cyumweru kitagusiga. Wenda waza gutana niko uza kwibuka yuko ati biragoye cyangwa se birakomeye, atari icyo bisaba ndafite, ariko uba wumva ari ibishoboka nyine nawe wahita ufata uwo mujyo nyine ugashimisha ababyeyi, ugashimisha imiryango n'inshuti zawe zikishima. Cyane iyo bwagenze neza. Birumvikana. N'ubwo bwa Pasi. Buno bukwe bwa Pasi ni nk'uduki dushya dutatu wabonyemo twiza twakunejeje. Udushya twanejeje cyane n'ukuntu abantu bari bambaye. Yego. Ni ukuri Abanyarwanda baraberwa pe, baraberwa cyane. Abanyarwanda ku myambarire yabo rwose utakaramuka. Baraberwa rero Pasi yateguye abasore neza bamwambarira, unagara abasore basobanutse. Benda kungana bose bareshya. Abakobwa sinakubwira icyo cyo cyane nabuza ati rwose avuga ati ubukwe bumeze neza. Yego. Ikindi nacyo
abasaza baganiraga bumvaga bazi ikinyarwanda, bari bazi ikinyarwanda ku buryo bavugaga ati abantu barasobanutse, abantu n'ab'i Rwanda. Yego. Ikindi nacyo nyine n'abantu bitabiriye, urabona ko hari vibe, ubona abantu bose bishimye, nyine ibintu bita amashyari bonaga ko nta byari bihari. Abantu bose barishimye, bonaga yuko wagira ngo uretse yabugize ubwiwe, wagira ngo uretse yashingiye, urubyiruko wagira ngo niko rwari rwashingiwe. Nabonaga njye bidasanzwe takubeshya. Oya, hari ubundi hari umuntu wavuze ngo ubukwe ngo buri mu mwuka w'Imana. Iyo nyine abantu basengeye ubukwe, urahagera ukajya wumva ibintu bihindurwa, wajya ubireba ukabibura. N'amasezerano yasohoraga. Ese Pacifique mwa mwarigeze musengana Imana ikamubwira ko izamukorera ubukwe bwiza? Pacifique arasenganaga akabura ati ndikora ibyiza imbere yawe. Tumenya ari ibikinyina ariko bishobora kuba ari biriya twabonye. Bateza nta byiza biruta biriya. Ndetse n'ibindi bikaba twavuga ngo biri imbere. Biracyari imbere. Yego. Ese Simeo, ubundi buri mu buzima busanzwe wumva nk'umuntu wakubera umukunzi yakabaye ameze gute? Umuntu wambera umukunzi numva nyine ari umuntu waba ari umunyarwanda ufite indangagaciro z'abanyarwandakazi, afite umuco, ari umuntu usenga Imana, uzi Imana, kuko buriya usenga kwa nyine wakona n'umuntu utazi Imana, utayemera, wowe yemera, hari igihe bidahura, ariko abaye asenga Imana byaba byiza kurushaho. Yego, numva ari ibyo. Ko ndi kumva uvuze duke, ubwo ni tubiri. Ushaka byinshi cyane. Bibaye byinshi uvuga ati nyine ari ukuntu umuntu adateye akavuga ati ndumva umukunzi wanjye. Bari abakobwa nabo bakunze no kubivuga cyane, akavuga ati ndumva yakaba ari umusore muremure nka Pasi. Rimwe na rimwe akaba ari inzobe cyangwa se akaba ari igikara, ukumva nyine arimo arabidetaya cyane. Niba ufite n'ibintu uvuga uti umukunzi nkeneye yaba ameze gutya na gutya. Nabyumvishe narishatse kugikwepa kuko numva ko ari byo ushaka nko kubwira. Uvuga ati ngo muremure w'inzobe nkuko abandi bakunda kuvuga. Ariko tugendeye kuri icyo ngicyo nyine banumva umukunzi wanjye nyine abaye ari muremure, mugufi, yanagaragara neza. Ubwo agaragara neza gute? Agaragara neza. Ntashaka kujya muri detail cyane, bihangana. Oya, ntacyo bitwaye, buriya rimwe na rimwe no kuvuga no gutaruka. Hari umuntu wavuze ngo imitungo n'amatungo biragwa n'Uwiteka, ariko ngo umugore mwiza umuhabwa n'Imana. Niyo mpamvu nanjye nize kujya muri byinshi. Kuko ashobora kuvuga ati w'inzobe kandi Imana izamba ari igikara. Urumva navuga gutyo, niyo mpamvu naze kujya muri byinshi, reka tubiharire Imana. Simeo, ubutumwa wagenera nk'urubyiruko ni ubuhe? Ubutumwa nagenera urubyiruko shingiye ku byo mbonye uyu munsi. Nawe ndi urubyiruko. Nawe uri urubyiruko. Yego. Ikindi urubyiruko twebwe dusa icyo mbonye nyine ni ukwitwararika, tukirinda ibico mibi, tukirinda kunyura nyine izapanya zo kugenda nijoro, nyine tugashimisha imiryango. Kuko ndebye ukumva umuryango wishimye, ubukwe ni ikintu cyiza. Kandi kugira ngo tugere ku bukwe natwe rero nuko dusabwa nyine kuba dutuje, tuzi icyo dushaka, tukumva tukubaha Imana, nyine twumva amasezerano yayo. Niba Imana ivuga ati uzakugira neza, nzagira gute, ntitudeviye, ntidushake kwicira inzira. Kuko ubukwe ni ikintu cyiza, natwe twitonze tugakora ibintu byacu ku murongo, tugakundana tutaryarya, kuko urubyiruko benshi turi mu ngundo, ariko tugomba kubibamo tubiseye kugira ngo bizasohore amahoro, dushimishe imiryango n'igihugu muri rusange, bigende neza. Yego. Urumva ko mu by'ukuri ariko cyane cyane hari akantu bakomeje kugenda ugarukaho, akantu bita isengesho. Simeo, buriya mu buzima busanzwe hari abantu bemera ko mu buzima busanzwe ku bakristo bo bizera barasenga bakaba bagira amahishurirwa, bakanaka ikimenyetso Imana, bakagira gute. Buriya harimo abantu bo mu buzima busanzwe batajya bita kuri ibyo bintu, avuga ati gutya na gutya, ngiye gutya na gutya. Ese wabagiriye ihe nama? Inama nabagira mbere na mbere ni ukubanza kumenya ko Imana iriho. Ko Imana iriho. Kuko icyo ngicyo kibatera kigaragaza yuko nyine nta kwizera bafite. Kandi kugira ngo wizere bisaba kwanza kwemera yuko nyine icyo wizera gihari. Rero Imana irahari, kandi uko byagenda kose bagomba kumenya yuko uru rugendo nyine niho wabivuze mbere, wabivuze ati umugore mwiza uhabwa n'Imana. Ubwo urumva ko niba udashaka nyine kuyoboka Imana kugira ngo ikuyobore, hari izindi ziri gushaka kwicisha gucamo nyine. Rero nibyo bizatuma rero wowe niwicira inzira, uzashaka umuntu usajye muratandukanye, usange bigize bite, kubera ko ntabwo Imana yamukuyoboyeho. Ariko iyo usenze hari igihe Imana igwishurira, wahura n'umuntu akubwira ati nuriya, kuki ushaka kujya ku ruhande kandi umuntu wawe yabonetse. Rero inama nabagira nyine
nabyo no kubisengera kuko cyaba gitangaje cyane nyine kumva wasengera ikintu gito ariko umuntu muzabana imyaka yose ukaba udashaka kumusengera kandi ujya kubyumva ati gusa ati mana tisengeye itungo ryanjye sengeye ikibazo cyanjye mfite ibunyanaka kandi ibyo ari bizashira ariko umugore muzabana imyaka yose usigaje yo kubaho. Urumva rero ni ikintu ugomba kwereka Imana kugira ngo ujye muri rwa rugendo cyangwa utangire rwa rugendo muri kumwe n'Imana. Ndumva rero abana bakiye. Hari umuntu wavuze ngo iswasi urugo buruswasi. Buriya hari uwavuze ngo kugira ngo umuntu apfushe ubukwe yapfa burundu ariko ubundi buriya guswata urugo buri ntago bibaho. Reba vibe iri hano hantu muri buno bukwe ikabiri muri buno bukwe abagore baraseka abakobwa basetse batembagaye bikuse hasi waje kuva mu gitondo ngo byanze. Reba ibikomere ubuteye abantu batandukanye mu buryo butandukanye bwo hirya no hino. Yego. Yes, Simewo ubutumwa wagenera Pasi ndetse na Alexia n'ubuhe? Urakoze cyane ubutumwa nabagenera ko kuri Pasi ndamuzi ni umusore witonda cyane, umusore utuje, umusore ukunda Imana, umusore uzi gukunda icyo ari cyo. Ndatekereza yuko Alexia abonye umugabo mwiza. Alexia abonye umugabo mwiza kandi ndatekereza ko nabonye Alexia nawe nabonye ari umukobwa witeguye gushaka. Wabonye ukuntu aseka? Nabonye ari umugabo witeguye kubaka cyane rwose urese abonye yabonye yuko nyine ni Imana nyine yabahuje bigaragaza ko bagiye kubaka urugo rukomeye. Wabonye ko urugo rwose arwishimiye 110%. Bararwishimiye cyane. Bombi kandi cyane. Wabonye wera mu gitondo basekaga batembagaye. Cyane rwose. Rero tugarutse ku butumwa nabagenera. Ubutumwa nabagenera nyine no gukomereza nyine uko tubazi bagakomereza aho ngaho. Pasi ni umukozi wo gukora cyane kugira ngo urugo rwabo nyine ruzabone rutunga bizashoboke. Ikindi nagomba bakizerana bagakundana kuko babitangiye bikaguma kurushaho kugira ngo bizasubire inyuma ahubwo bizarusheho. Numva ubutumwa nabagenera kandi ndabize bizagenda neza. N'abakozi barashoboye cyane ndabizi ko barashoboye. Imana izabajya imbere kandi ntibazibagirwe isengesho mu byo bazakora byose kuko Imana nyine niyo izabafasha mu rugendo batangiye rwo kubana. Yego. Ubwo rero inshuti yacu Simewo amahoro y'Imana abane namwe. Ndumva inama muri rusange wazitanze, inama ku rubyiruko wazitanze, inama kuri ndetse n'ubutumwa wageneye abacuti bawe bano bageni nabwo wabutanze. Imana rero ikomeze kuguhereza umugisha. Harya ngo uririmba mu bintu bijyana na korali yihe hari Nyarugenge? Korali Baraka harya ni urubyiruko? Muravanze. Ni umugisha rero kuba twari tukubonye ndetse n'iby'igikundiro cyane. Reka tugusabe udusoreze cyangwa se usoze udusezera ku bakunzi bacu bagiye badukurikira ku manywa na nijoro ndetse n'abantu batashye buno bukwe. Reka tugusabe udusezere. Amahoro y'Imana bane nawe. Urakoze cyane. Mbere yo gusezera reka maze mbashimire. Icano yanyu ifasha abanyarwanda, iradufasha cyane. Abantu bayikurikira hari icyo babona, hari icyo bunguka. Hari izindi cano usanga nyine umuntu akajya akareba ariko agasanga uko yatangiye nuko asoje nta kintu mu by'ukuri yungutse. Ariko iyo umuntu akurikiye icano yanyu yumva nyine ko hari ikintu yumvishe. Hari aho bavuye n'aho bagiye yumva hari ikintu yungutse. Rero ni umusanzu ukomeye cyane mutanga ku banyarwanda ndetse no ku bantu bose bumva ikinyarwanda. Ndabibashimiye cyane kandi mukomereza aho ngaho. Imana iguhe bakomereza amaboko mubwe mutanga umusanzu wanyu mu kubaka igihugu, mutanga umusanzu wanyu mu kubaka sosiyete nyarwanda kuko murumva ntabwo mufite ubutumwa busenya sosiyete ahubwo ni ubwubaka umuryango nyarwanda, ni ubwubaka igihugu muri rusange. Ubutumwa rero nagenera abazitashye ubukwe nibagume nyine bishime, bagume banezerwe, bumve ko Pacifique uyu munsi aruye kandi ari waduhuje kugira ngo tugume twishime. Murakoze cyane, ndabashimiye kandi ku mwanya mumpaye. Imana ibahe umugisha, munezerwe. Imana ikomeze kurinde Simewo, naho ubutaha nakagaruka ineza n'umunezero bikomeze kubana nawe. Bye bye. Murakoze cyane.